Hello? Karame. Aha. Muramwumva namwe? Turi kumwumva neza cyane Senior. Mwaramutse neza bwana Bagirishya Jean de Dieu Jado Castar. Waramutse neza mu frere Karenzi. Turakwakiriye cyane kuri SKFM wambeshye kenshi kugera hano urahagera. Uhageze kuyakure nta kundi. Umwenda ndawemeye nkukurimo kuri nuko byibura nge nawe tumaze guhura kenshi. Nuwabikirenza cyangwa se wagira nibiki amenye ko ku ruhande rwanjye ku giti cyanjye urabizi neza ko nshyigikiye projet SK ndabizi radio gusa n'ibindi byose. N'amarangi ahari rwose kuyisiga ntacyo byatwara. Ndagushimiye cyane. Ni amahoro ariko mu kabuga mumeze neza, abavandimwe bose barakomeye. Turaho barakomeye, abari muri studio mu masaha y'akazi. Nanjye wasoje akanjye ibereye hari ahantu nicara hejuru. Avuze nkumva rwose. Mu kazu gato kari hejuru. Turaho ni amahoro n'uyu muvumbi w'aya masaha. Twahoze rero tubagarukaho mu kanya kashize, abyutse yewe n'ejo nimugoroba mbona amafoto menshi kuri za YouTube tureba n'ay'ingwe, ndavuga nti ibi noneho byo biragarukira he. Twarimo rero tubiganiraho mu kanya wari urimo umpa bimwe mu bisobanuro ku byo twavugaga, ugerageza kudusobanurira. Konfizi hari ofete turiyeskiza niba hari umufana twatumiye akavuga ibitari byo, nubwo nyine bigoye no kubiverifiya, uwavuga ko ibyo avuga bizi, ariko nta byari bigoye ko tugira icyo tubikoraho. Icyo nifuza nuko mwadusobanurira Jado B&B Agency muratugira inama yo gukorana gute mu mishinga yaba iyabaye n'iri imbere mu bijyanye n'aka kazi kacu. Urakoze cyane Karenzi. Mu magambo make dufite ikigo kirimo kwiyubaka cyitwa B&B Kigali Group Limited. B&B Kigali Group Limited iteganya ku gihe izaba yagize ubushobozi kuzajya mu mishinga myinshi, ariko sofa imwe mu mishinga tubarizwamo ni ibi bya serivisi ya media, radio B&B Kigali FM, ni B&B Sports Agency nk'ikigo gishinzwe consultance mu bijyanye n'imiyoborere, imyubakire n'imishinga ishingiye kuri siporo. Hari n'ibindi buriya n'ikindi kigo cyitwa Food and Farming cyo mutari mwanumvaho kuko igihe cyacyo nticyari cyagera. Ibyo nibyo bigo bitatu sofa navuga dufite. FM ntabwo nyitindaho, ariko muri consultance cyangwa se B&B Sports Agency navuga ko nayo iri mu ntangiro ndetse niba munabibona cyane nta nubwo twari twakora official launch yayo cyangwa se kuyigaragaza byemewe n'amategeko. Kubera iki? Hari ibikinozwa mu migendekere yayo nuko tuyifuza izaba imeze. Sofa bimwe mu bikorwa navuga imaze kugaragaramo ni twigeze gufatanya n'abantu kureba imipira byaberaga Igikondo muri Expo. Narahageze. Twigeze gufatanya n'ikigo kimwe n'ibigo bibiri dayere mu irushanwa twigeze gutegura ryari iryo kwamamaza kwizigamira. Twigeze gufatanya mu irushanwa ryitwa Drafting League, ku bwanjye ari nayo yari yagenze neza. Drafting League kwari uguhuza abakinnyi badafite akazi n'amakipe yabaha akazi. Binagenda neza kuko kuri sezo ya mbere mu bakinnyi 60 twari twatangiranye 6 bari babonye akazi, by'umwihariko barimo 3 mu cyiciro cya mbere. Ariko nyuma yaho tugira intege nke biratunanira kubikomeza. Hanyuma undi mushinga duherukanyira muri mu kwezi kwa 12 2023 wa basketball hagati y'abakinnyi beza bo muri ligi yacu nabo mu Burundi wabereye Bujumbura ndetse n'i Kigali. Ndabibuka.
ku bijyanye na Rayon Sport rero nta masezerano ayo ari yo yose yigeze abaho hagati ya B&B Sports Agency na Association Rayon Sport. Kugeza uyu munsi nta masezerano n'imikoranire ahari. Ariko muri Association ya Rayon Sport bamaze kutwiyambaza inshuro ebyiri. Inshuro ya mbere ni mu kwezi kwa 11 umwaka ushize. Ubwo ni mu buryo buri ni attempt yo gusinyana amasezerano ariko ntabeho. Ni ukwiyambaza hakabaho ibiganiro yewe hakabaho n'ibikorwa ariko kugera ku masezerano kugera uyu munsi ntibyari byaba. Inshuro ya mbere mu kwezi kwa 11 umwaka ushize umugabo Muvunyi Paul ni nanjye yihamagariye. Arampamagara bambwira ko hari ibyo twaba dufitemo expertise, baduha imishinga itandukanye bifuzaga gutangirana nayo, imishinga nzahura bukungu muri Rayon Sport nk'icyerekezo gishya bifuza muri ekipe y'umuryango wabo, badusaba kuyinoza. Ibi binasobanuye nta mushinga B&B Sports Agency wazanye muri Rayon Sport oya. Abariyo bari smart bazi icyo bashaka, baduhaye imishinga yabo itandukanye bifuza ko twayibanogereza mu myandikire no mu kuyinonosora. Icyo gihe ndetse habaho n'ibiganiro by'icyo byatwara mu buryo faranga. Habaho na attempt y'imikorere n'imikoranire. Tugirana na verbal agreement, ntabwo ari verbal agreement, tugirana n'ijambo ry'abagabo cyagombaga gukurikira nyuma y'iriya nteko rusange. Inteko rusange isojwe ntabwo byakomeje, ahubwo inteko rusange ishoje bwo kavuga ngo birababaje. Kangarukira aho ngaho kuko byarangiye nabi. Ibyari imikoranire no kuganira n'ibiki byavuyemo bibaye ko abantu babaswa bo muri B&B bashaka kujya kurya Rayon. Aho byagarukiye kugera n'uyu munsi, Karenze muvandimwe muri umuna wanjye, nta faranga na rimwe muri currency zose zibaho yigeze riva muri icyo gikorwa byinjiye mu kigo cyacu cyangwa se ku muntu ku giti cyacu. Iki byaranze ibyo ni nanjye wari ubyibereyemo. Ntabwo byabaye, ahubwo havuyemo backfire ku ruhande rwacu, turanabyihorera. Ibyo sa existe muri business. Ku nshuro ya kabiri abayobozi ba Rayon Sport, ubwo tugeze mu kwezi kwa 6 uyu mwaka, abayobozi ba Rayon Sport nibo ubwabo bari bifitiye umushinga wo gukorana na Yanga. Ariko ubwo mu kwezi kwa mbere, urumva niba ari mu kwezi kwa mbere cyangwa kwa 12, umuyobozi wa Yanga bwana Hersi iyo yaje aha ngaha turahura inshuro nyinshi, kuko mu bantu B&B Sports Agency imaze gukorana n'aba Yanga ibamo. Kuganira no mu buryo bw'imikoranire yewe inungukayo byabayeho mu minsi ishize. Ubushuti n'ubuvandimwe na Engineer Hersi burahari n'abantu ku giti cyabo muri agence ndetse na agence nk'ikigo. No mu kuza icyo gihe mubo yabonanye harimo na ekipe yacu. Ubuyobozi bwa Rayon Sport mu kubimenya rero, kuko nabwo muri iyo minsi bwahuye n'umuyobozi wa Yanga, bifuza imikoranire irimo gukina umukino baje gukina, ariko basezerana ko hazabaho ibiganiro byo kwagura. Impande zombi kubera ko Yanga tuyisangamo na Rayon Sport, urumva zifuza ko tugaragara ku meza y'ibiganiro byabo ngo tugire ibyo tunoza. Cyane cyane no ku ruhande rwacu harimo ibyo gufasha Yanga. Nawe mu kwezi kwa 6 imfura yacu Sharik, ubwo abayobozi bo muri Rayon Sport mu biganiro bagiranye n'abayanga kwa Yanga yari ahari, agira umwanya wo kuganira ku mishinga twifuza kugirana na Yanga mu kwezi kwa 8, hagati y'ukwezi kwa 6 no kwa 8 umwaka utaha.
habamo n'umwanya wo kuganira no kunoza ku ruhande rwa Rayon Sport urwo rugendo rwari ruhari. It was not a written agreement ku ruhande rwa Rayon Sport, not at all. Uko niko Jarick yagaragayemo, amaze kugaragaramo ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport. Mu biganiro twagize intervention ku meza y'ibiganiro. Mbere yo kugira intervention tugira icyo twisabira ubuyobozi bwa Rayon Sport, nta mafaranga mwaba mufite n'ibiki byari byo byose, ariko kubera ko twicaye ku meza imwe hagati y'amakipe yombi, mutwemerere ko ikirango cya agence yacu kizaca kuri uwo mukino nk'ingurane y'abaparticipiye muri ibyo biganiro. Ibyo byarabaye binasorezwa aho ngaho. There was no written agreement ku mpande zombi. Umushinga